Nizere ko mukomeje kugubwa neza abakunzi ba Iwacu Family TV. Nimba utarakoze subscribe, kora subscribe, ukore share, like and comment. Ikindi ndabibutsa yuko turi muri wa mwanya wo kwihangira imirimo, ikindi ari ugushishikariza urubyiruko rukura amaboko mu mufuka rugana imikorere. Apana bira bintu byo kuryama umunsi ukarangira amasaha 28 yose ugasanga urubyiruko rw'u Rwanda rwose rumara amasaha 28 ruri mu buriri ruryamya. Biriya turi kugerageza kugira ngo tubashishikarize mugane imikorere, ikindi mwitinyure, mutinyuke kandi murashoboye kandi mwabikora kandi mwabigeraho mukagana imikorere mugakora mukiteza imbere nk'abandi abana b'abanyarwanda bose ukuntu babikora bigiye bisanzwe. Uyu munsi rero tukaba twatembereye ahantu bahita rwa Rutabura. Abantu mutazi rwa Rutabura ngo ngira ngo twahageze, namwe murahareba, turi mu muhanda hano nga rwa Rutabura kabisa ugana mu Miduha, niho twagiye twahasuye. Twahuye n'umujene araza kubibwira, arabwira ukuntu yitwa, amazina ye, abwira aho atuye, aha aturuka, ababwire amazina uko yitwa, byose aragenda bibagezaho gake gake ubwo dukomeza kubanya namwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Amazina yanjye ni Dizzy Wagwan, kora subscribe, kora share, like and comment, ubundi dukomeze gatoya mu kanya. Murakoze kugarukana none, ni Dizzy Wagwan, mukomeze mubane nanjye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi cyo kwiteza imbere, cyo kwishishikariza urubyiruko rwacu kugana imikorere, rugakura amaboko mu mufuka, rukitinyuka ko narwo rurashoboye, rwabikora kandi rwabigeraho. Uyu munsi murabona ko umagararanye n'umusore wacu, n'umujene kabisa, n'umujene witinyutse agakora kandi afite icyizere yuko ejo nejo bundi azavamo umuntu ukomeye bitewe nuko yitinyutse akagati reka nkore kuko ndabizi yuko umusaruro nzawubona kandi gake gake. Ndabishe umujene. Oya. Amazina bakwita nde? Banyita Jay Paul. Bakwita? Jay Paul. Jay Paul. Niyo mazina yiswe n'ababyeyi? Amazina yiswe n'ababyeyi ni Jay Paul. Ni Jay Paul. Jay Paul nde? Hakizimana. Hakizimana Jay Paul. Hakizimana Jay Paul. Musanze hano ngaho uri mu muhanda urimo uritemberera, urimo ugenda wishakira ibirayi kukuma kawe kanga gapima umunzani. Ndagira ngo utuye hagana ye kwanza? Noyara Igikondo. Utuye Igikondo. Ukaba wavuye Igikondo uje hano ngaha mu kazi kawe kanga ko gupima ibiro by'abantu. Aka kazi kawe gakorwa gute cyangwa ugakora gute, kagenda gute, wabisobanurira abanyarwanda? Naye basobanura narebe. Gira icyo bivugaho kubijyanye n'aka kazi. Cyambivuga rero mba naturutse mu rugo nje gushakisha imibereho. Icyo nababwira cyo mba naturutse mu rugo mfashe umunzani ngira ngo umuntu arebe ko ari icyo umuntu yabonaho. Eba nk'ubu ngubu iyo nurutse nko mu rugo mvuga ati ngiye gushaka uburyo napima abantu. Ubu ngubu wenda ku munsi wenda nshobora kubona nk'ibihumbi nka 5. Avuga ati ngiye kubifata mbibike wenda sinzabura icyo mbimaze. Nejo mu gitondo nkongera nkabyuka nkajya guhiga yandi. Bivuze ngo urabyuka ukagati reka ngende mige 5 iki. None se agakuma kawe karacomekwa ariko? Karacomekwa nta kibazo. Karyo umuriro ungana gute ubwo? Wenda gashobora nago karyo umuriro cyane, ushobora kugakoresha gutya. Nk'ubu ngo ushobora kugakoresha gutya kakamara nk'iminsi 3 ukongera ugacagenga. Kakamara iminsi 3 utaragacomeka. Gacomekwa nihe charge? Gacomeka charge isanzwe. LG? LG. LG iragacomeka? Iragacomeka rwose mbere cyane. Ndabona ari Infinix kabisa. None se ku munsi uza mu muhanda iyo byagenze neza uvuga ati nanjye uyu munsi byagenze neza, ucyura ngahe cyangwa ukura ngahe mu muhanda uvuga ati ahangaha niho mba ndi kabisa iyo byagenze fresh? Byagenze neza cyane ushobora kubona nk'ibihumbi 5. Ibihumbi 5. Iyo byagenze neza ubona ibihumbi 5. Iyo byagenze nabi ubwo biba bimeze bite? Ubyo byagenze nabi ni ibihumbi 3. 3? None se umuntu umwe kwipimisha ibiro umupimira ngahe? Umupimira 200. Umupimira 200? Uwari we wese? Oya ntago ari uwari we wese. Biterwa n'ahantu bugeze. None se ubu hashobora kuza nk'umumama ubyibushye cyane, ubona yuko naramuka agiye no kuri akakuma kawe ari bukangize, uramwemerera akajyaho? Oya biterwa n'uburyo abangana. Hari igihe ubona umuntu wenda afite nk'ibijana, ubone umuntu afite nk'ibijana birenze iby'umunzani wawe ufite. Gaterura ariko gaterura bakarebe ukabereke. Rwose umunzani dore nguyu. Uyu nguyu niwo ukoresha upimisha? Nkoresha rwose mpima abantu. Ko bitoroshye? Ntabwo biba byoroshye no kwirukanka imihanda umuntu akayimara. Ntabwo umuntu yakwicara mu rugo nyine, urumva nawe rwose umuntu yakwicara mu rugo akora iki kugira ngo ujye kwiba wakora ibi ngibi. None se
Jay Polly ndagira ngo nkubaze noneho ku kantu ukemera abanyarwanda ku kantu karamutse gashobotse uri tayari? Ndi tayari narebe. Ubu ndibaza ngo sibyo we Jay Polly hagize nk'umuntu ukwemvita aravuze ati Jay Polly rero ngiye mfite wenda nk'aka business cyaka akazi kameze gutya ati ngwino ngushyiremo hano ujye ukora kano kazi uve muri aka kazi ko kugenda upima abantu umunzani. Ako kazi ubaye ukabonye wakemera ukagakora? Wakemera ukagakora. Byemerera abanyarwanda atazagira umuntu uguha akazi ukanenguha kandi nkukoresheje ikiganiro wemera yuko uramutse ubonye akazi karenze kano ngaka wagakora ugasanga urabyanze bitewe no ko wenda kano kakubanye chronique simbizi cyangwa se ukumva nyine akani wakareka bimeze bite? Ntabwo hatenguha abanyarwanda rwose akazi kose wagakora. Wagakora rwose. Hari ikindi kintu waba uzi gukora kitari gupima ibiro by'abantu? Byose ndabizi. Uzi gushaka ugacuruza umunzani nk'uyu nguyu ugura amafaranga y'ibihumbi 60 ibintu byose wabikora. Oya ndikuvuga ngo hari undi murimo waba warigeze nko gukora tuvuge nk'urugero sibyo? Wenda iyo mvuze umurimo mba ndi nko kuvuga ati wenda nko guteka wenda nk'urugero capati sibyo? N'urugero nabyo narabikoze n'isambusa byose n'imigati byose narabikoze. N'imigati byose wagiye bikora? Nagiye mbikora. Bora wacuruje watetse isambusa? Naritetse ndanazicuruza n'amagi ndanayacuruza n'imyenda byose ndabicuruza. Ibyo byose nta na kimwe natacuruje. Byaje kurangira ugeze ku munzani? Byaje kurangira ngeze ku munzani. Ni irihe banga se wabonye mu munzani ritari mu gucuruza isambusa? Irihe banga nabonye nukuba narawucuruje cyane kandi nawe ucuruje imyaka myinshi kandi nkabona waranyunguye cyane. Harya ibingibi by'iminzani no kugenda upima abantu nabyo buriya babibara mu kazi k'ubuzunguzayi cyangwa? Babibara mu kazi k'ubuzunguzayi. Bivuze ngo hagize umuntu uza akavuga ati wowe n'uwo munzani wawe ntabwo tugushaka ubwo uragenda? Ntabwo ugenda nyine ugenda ubaciremba. Ugenda ubaciremba cyane. Uceremba no gukora iki? Aho wabonye urabahunga. Aho wabonye urabahunga. Ubu nawe niyo life bayeho nyine yo kugenda wagira bugwaho gutya ukabahunga nyine bitewe nuko uri gukora akazi katemewe. Ko biba bitoroshye wa mujene. Ibintu babyoroshye rwose. None se hari famille utunze se wari wabyara? Oya nabyara. Acyari umujene? Ndacyari umujene. Cyakora cyangwa aho ni sawa. None se ufite ihe ntego kweri kuri uyu munzani wawe? Intego mfite rero intego mfite yativugire. Ufite ihe ntego kubijyanye n'uyu munzani wawe? Umunzani wanjye bitewe n'ibyo umaze kungezaho. Intego mfite niyo kubaka isambu nkatwara na moto wenda nayo sindayitwara na moto nkayitwara n'imodoka byose nkabitwara. Kuri kuvuga ngo se ugatwara na moto wabyizeho? Nigeze kubyigaho usibye ko bitari byagenda neza. Ariko moto njya kwigira hari i Nyanza. Bivuze ngo ubonye nk'ahantu wakoraga perime wowe ukagakorera we wakigira mu muhanda ukitwarira akamoto? Nabikora rwose. Ariko kigaragara cyo kabisa waritinyutse. None se hari ikintu ndimo ndibaza mu bijyanye n'ishuri wagarukiye mu wakanga? Mu wa 5 primaire. Mu wa 5 primaire niho wagarukiye? Niho nagarukiye. Niki cyanze kugira ngo ucunkirize amashuri yawe aho ngaho yakatira aho ngaho uvuga ati ndekeye kubijyanye no kwiga? Ubushobozi bukeya. Ubushobozi nibwo bwabuze? Nibwo bwabuze. Muri famille byaranze nyine? Byaranze. Ko numva bitari byoroshye? Ntabwo byari byoroshye rwose. None se aka kazi kawe ko kugenda upima ibiro cyangwa se akandi kazi waje kukisangamo gute uritinyuka ukavuga ati ngo reka njye gushaka amafaranga nanjye binyuze muri aka kazi byaje kugenda gute cyangwa ufata uno mwanzo? Uko byagenze rero naje bimwe nababwiraga kare naje kwegera umuvandimwe abengezamo. Naje kwegera umuvandimwe abengezamo nanjye aka kazi mpita nkisangamo. Bivuze ngo nawe waje kwegera umuntu umwigiraho urangije ewana aguha amasomo arakubwira ati nyaboneka wakihigira ibirayi gutya? Wakihigira ibirayi gutya. Ubwo nayo birangira witigitiye ubona uri kwisanga muri kano kazi. Ni ikintu kitoroshye. Ntabwo ibintu biba byoroshye. Ubona bigenda ariko biba bigenda gake gake. Reka nkubaze hano ngaha sibyo hari urubyiruko nyine rwanze gukora kandi nawe urabizi usanga ruhora ruryamye sometimes cyangwa ruritinya rwanze kugana akazi sibyo? Ndagira ngo ungirire inama abasore bangana nkawe
cyangwa inkumi zingana nkawe zanze gushaka kugira ngo zijye mu kazi zikore, aho ugasanga zirirwa zifata umwanya wazo zikawujyana mu bidafite agaciro cyane cyane. Akenshi dukunze kubabona mu biyobyabwenge, so bize hari ibiyobyabwenge ufata nawe. Oya ntabwo ibyo ngibyo njya mbijyamo njyewe. Ntabwo ibyo bifata. Oya ntabwo nabifata. Urakoze, urumva uracyafite amahirwe menshi cyane, sibyo? Umeze nkanjye pe. Ni ukuvuga ngo sibyo, ndagira ngo ubangirire inama, ubabwira ati iyo udakoze bigenda gutya, kandi iyo ukoze ukuramo kintu, sibyo? Ubabwire nyine muri make, bagira icyo bambwire. Icyo nababwira ayo kwa kundi ubona nk'aba basore b'iki gihe babona nk'amafaranga niyo twaba ari dukeya ukabona bayagiye nko mu ndaya. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo bigezweho. Icyo nababwira cyo rero, reba nk'ubu ngubu niba ufite udufaranga twawe nk'utwo ngutwo dukeya, wikiraragira icyo utumaza, nubwo ari dukeya ariko gira icyo utumaza. Nibwo ari dukeya agira icyo atumaza. Nubwo ari dukeya dukoresha uko dufite, wikwirara rwose. Hanyuma se uwanze no kudukorera noneho we yanze no kudukorera, we wamubwira iki? Uwanze kudukorera rero icyo namushishikariza, icyo namubwira nyine yareba mugenzi we akamwigiraho. Yamara kumwigiraho ntabwo yabura nyine nawe utuntu yamukuraho. Icyo niyo kintu cyo wamurabura. Icyo kintu namurabura rwose. Cyakora cyo kabisa, urakoze cyane kutuganiriza kandi turabikunze, sibyo? Udukubise ikiganiro cyiza kabisa. Wenda inshallah hari igihe boss tuzamurabura rimwe akagera akana gutamo, ari ndabeshya. Naribe nimero ya telefone yawe urayinsigira, tuzareba ibyo ari byo nyuma, ubundi tuzababwire, sibyo? Kandi urakoze cyane. Sawa. Gira icyo babwira cyangwa icyo basaba, nimba ari ikintu wabambwira, sibyo? Icyo mabwira rero nibakomeza utuntu twose tuvuze badukomezeho rwose, nibazira rwose bakomeza akazi keza. Bambwire ngo mukore subscribe. Mukore subscribe kuri iyi nimero. Oya kuri iyi channel. Mukore subscribe kuri iyi channel. Mukore subscribe kuri iyi channel y'umudukurikiyeho. Bayita Iwacu Family TV. Iwacu Family TV. Muvuge ati mukore subscribe Iwacu Family TV. Mukore subscribe Family TV. Urakoze cyane. Urakoze nawe. Umunsi mwiza. Ndagukunda cyane. Nawe. Okay, sawa Pauto.